kigoye muri ibyo byose ari ikihe koko? Mani kazuwe nabyuzi nyine ko bitagoye se kuki mutabikora. Ikisi. Cyakoze cyo. Uramba mbabona buhoro buhoro reba ukuntu twabanaga neza mbere rero kutabone. None ubu ngubu bibaye ikibazo. Ubu ko nakubwira ngo ufashe umuntu uramudadura bizi yaje hana aje gusura. Ndabizi se yansabye uruhushya. Iyo uvuga ngo ndabizi byose. Ako se hari amayinite yawe uri bukoreshe kuba wamufata telefone ukavuga ati yaje kunsura turi kumwe kugira ngo nyina wenda byibuza yizera hana ariko ari kumwe n'umukobwa atari mu bindi bintu wampamfashe. Mwamubwije ukuri. Ukuri kose naga ari kwiza. Umva se mubwire. Nago kuri insho nago ndi gusaba bya biryo byawe cyangwa se iki. Ngiye ikintu ndi kukwisabira fata telefone ubwire mama uramudada ko muri kumwe. Mana nabyemeye ariko bro yabyanze kandi sinshaka hakuriya nawe Janvier sinshaka gukora Janvier arabangama kandi mwana none se kumubwire reka mubwire ubu ngubu hano ufashe telefone umva se mubwire ufashe telefone ukabwivugisha mama ura mukobwa ukamubwira ati rero ntugire ikibazo urabona ari hano umutona ari ahangaha turi kumwe wihangana abonye uburyo yaza byibuze umubyeyi akobwa karaniyemera kantu kataraza no umva se we bikorere ngiye uri kura mukobwa bro yabyanze nakabikoze no nyine ndi kukubaza ubu se bro ari buza hano yose aje gukumviriza ngenda kwa telefone uhamagare mama we mbemagaza hano ndabambyumva umunwa wanyu se ndawuyobeye mu kanya ni waza wicishwaho ko no kutangiye kuvuga kazungu ako siyobe bakazungu ko bagira umuntu ngo utangiye umva mubwire utangiye nawe kuzanyenera service nanye nkakubwira gutyo kibazo nagari ngene bro yabyanze kandi sinshaka gukora ikintu atemeye wagese ukabaza shafu uburyo yamukurije nabababona sha umuntu abababona ntaribi ariko natwe muzadukenera nago nabihakana ko tutazabakenera ariko nese ko kuratsembye naguri bumfashe mani ibyo bintu biragoye pe ariko ibaze ubundi muhamagaye mama wakahita avuga ati reka nze nshake passe nze mufate akaza nyine no muri si duturanye akaza akabari wa ari uwabo wabyiba niba wumva nta kintu wamfasha winsiga hano kandi tuzamuka naho winsiga kazu mani ni biragoye cyane se kufunga wa mugega hani wa abyihorera mwana kandi yabyihoreye nyine Bina. Bino hano. Kote tijore umbwira ngo uratetse. Na amazi warutetse. Gute? Amazi warutetse. Nge se netse amazi cyane netse ibirayi. Ubu none ni gitareba. Fungura turebe.
n'izi zina rya Yesu ngo njye byisigiyeho ninjiye no mu nzu mbanjije kubireba ako ugira ubwenge cyangwa bro ni ukuri kw'Imana done nashyizemo ibirayi bigera nko ku 10 none se ubu ninjye ubiriye ninjye ubikuyemo reka uzi ikintu nekereje kazungu iriya mbwa niyo yabibitwaye kuko niyo tuzamukanye hano yinjira iwabo none ko muzamukanye bitwaye gute kandi muzamukanye tumamagare kuko wagiye ni izina ry'Imana bro natetse ibirayi Imana urabona igihe turimo cyo gupfusha amakara ubusa gutyo ushyushya amazi amazi yo gukoresha icyuho hamagara kazungu tubimubaze ngiye muhamagara mbimubaza ntabwo ari mwari muri kumwe kazungu wagapfa vayo hano uzikara kukubona ukureshya n'ibitekerezo kw'Imana ntabwo natetse amazi nibiki se kandi kazuzana ibirayi vanya hano zana ibirayi vanya hano ni wowe twari turi hano zana ibirayi uvanyemo hano inde ndirana ndeze zana ibirayi kuye hano ngiye nzanye ibirayi nuko umute umuntu uzi ko arakomera ntabwo tuzamukanye hano ngiye nkacana ugaca hano none se sinayimubwiye ko ngiye nese ibirayi bimereye he ntabyo nguhaye birabyihereje ubwo ibyo nibyo ngewe se ngewe urabona umuntu w'umugabo naza gutora ibirayi hano ubugabo bwawe se buri hehe akavuga ko maze kwigira amayobo neza ni ukuri kw'Imana bro ni mubyibye nta wundi muntu ubwo nawe urabyemeye ubu nge naza nkafata ibirayi hano kweli uzi ko ari uko wabona indeshyo gusa kugeza aho mugera no kwiba ibiryo uze nyina kwiba ibiryo nabuze iki mwana wabuze iki sawa ufite iki waje gusaba ibirayi hano ufite ibintu none nubwo mpamvu uri kunyurira ukumva ariko ntabwo none ko nta wundi muntu tubona muri kino gipangu nyine reka nkubaze nanjye wowe kuri muranshinza ntabwo tuzamukanye hano icyo nicyo kiri kuguha nyine umva nkubwire ntabwo ducanye hano ntiwari utetse iki gipangu mbese ngiye mu nzu ndagarutse ndabitora winjiyemo hano wowe n'ikiko nari ntetse mbese ntabwo tunyuze hano utetse ubwo niba atari nawe ni mwene wanyu ko nta wundi muntu tubona ahubwo mubaze kuko we ngiye turi kumwe hariya ubwo se nawe mbitwaye gute ahubwo ubwo bazumuranye ushafi wumve yuko atari wabitwaye wamuhamagaye se simwe mana ubwo ni shafi none se nandi kuganira na sister wawe ngiye naba mbitwaye gute hamagara shafi muhamagare nyine shafi nukubona abantu n'indeshyo gusa shafi ako se nta nimuhugira nta n'ikirayi ibirayi none kubera umuntu ejo bundi naba narakwatse ibirayi nangiza nkajya kukwiba mana nubwo turi muri lockdown ngize abaze ntabwo byageraho ngwino hano mana hari ibiryo twarya ngiye n'ibiryo ngiye ntibirenga bihe biryo ahubwo niba bifite aranazana umuntu akoze shamuringegera simbona mutetse amazi ngiye murimo murambwira ubuse kamwe nigendera kazuvayo hano bigenze bite twakuzunguza muri imbabura wasize yonyine nyine bigenze bite Skoro kubabana indeshyo gusa n'ibigango gusa nta kindi kintu mushoboye abantu b'abagabo ntese mushaka umuntu abasongera ubugari byibuze mukifata mukaza kwiba ibiryo oya ibyo niharabika bro wapi kabisa izindi aferi mwanze kunyina aferi ubwo nari kwangaruka hano tureke ibya aferi biba muri ibyo ngibyo bya aferi ninde wundi tubana muri kino gipangu gutekera oyanjye nariye nahaza nta kibazo natetse byinshi sigira ngo ibiro none se ikibazo cyabaye iki ubundi babibye ibiryo se abashura nyine barateye ziba mujura satarutse muri iki gipangu tete ntuze kunuka kabisa dusanzwe twiga hano muri kino gipangu none se ushaka kuvuga ko umuntu yabibye ibiryo akanabashiraho n'amazi cyangwa mwibagiwe ahubwo gushyiraho amazi namwe mwabonye mufite stock rero mwatangiye kwiheza Allah ukuntu kwiheza nta muntu ujeberwa umuntu mwibye akayoga hamwishe man bikumva ntabwo nayoberwa umujye ariko ntabwo ikintu cyonyine mwampishe no mureke ibyo bintu man wallahi mureke ngiye nta muntu ugeze nese yababizanye akabishira he ko tugeze urabona bitaryoshye se n'ubu utararyaho shazi guteka nese cyaje kwambye umuntu agusuteka biterwa n'unekeye reka cyamumuranye cyakiri hariya amuteka ntabwo ari seriye aho utangiye kubona noneho so nangiye kubibona nishimiye utangiye ko umuntu amenya umuntu ari uko babana ikindi kandi noneho umusore ibyo wabonye kiti w'umukobwa waranze kuguhamagara mu rugo nanjye yo nanjye ndamubwira numuzanye ibintu birebire ariko navuze ko wowe nugenda ukamwegera ukamusobanurira ikibazo ufite nawe n'umukora umukobwa byamubaho ndabizi ari bugufashe kandi uzi kubikora ndagenda nabonye ameze nk'umuntu ugira umushinga
reka nta mashuri agira to ni ibintu biri normal nuko nyine ugwenda ariko batakwisanzuye muvuge neza ukunda ibintu bigenze ukunda ese n'abantu twabigajyana he kubona turi inzanga akubwo ujya kuvuga ngo ibyo ni wowe ubyivugiye oya ngereka ni wowe ubyivugiye agura mu kanya uvanga ari gusabira ugira umukobwa muri haje simwabinyimye se nyine niba twabikwimye ukarenzaho ukaza kubyifatira ugurumva kuza kubifata koko ubuse ni ndamboye munyereka amashusho y'abimana ndaje kwibye ni ibibiryo umuntu w'umugabo oya imbaraga mfite se zazima nge ntabyitekera kugira ngo tutazambwira nabi ukamubwira bikumva urashaka kuzambwira ko nyene ibyo byo jewe nawe tutazabana n'abana muri shota umuginga ariko bro je nawe tutazabana n'abana muri shota umuginga oya abantu bagabo tutazarwana dupfa ibiri ariko mana yanjye dore none haramfashe n'ikindi gihe reka nze mfungwe muri lockdown rero shota umuginga man ngiye nawe ntabwo twapfa ibiryo man tudapfa ibiryo se umuntu w'umugabo nabifasha hehe ariko wambonye mbi bro ni gute umuntu w'umugabo afata akazi kw'ibijanga sister reka blague man iki so mutunga urutokira mugira iki reka blague uramutunga urutokira mugira iki reka blague wallahi uramutunga urutokira mugira iki ibyo biryo uri kuvuga ibyo biryo ngiye nahuriye he n'ibiryo mani urabona nshonje cyane ku buryo nkeneye ibiryo ngaho ataka rafiki yangu wallahi ataka nimba none ngiye nawe tuzapfa ikiro cy'ibirayi sibyo ataka ataka rafiki yangu ataka yana tubijyemo man kubita witonze man kubita ariko udakubita imbwa byorora umusega reka nkubwire man nta muntu uyoberwa umwibyaberwa wamuhishe man uri kumva neza ubundi se murabirya kandi nawe narakubwiye nterura imbabura neke mu nzu narakubwiye imiteto ufite izashira muri iyi minsi nese hari ifi hari basi ngo dusonge ubugari nese kugiye ako ntari bijyaho sha umuhungu yari kuvugisha umukobwa bitandukanye n'uko umukobwa yavugisha umukobwa cyokoza bitatumanga man kandi uri umuginga man gute uzi ko ibyo biryo byo nikuze hanze kurwana n'abantu gusera n'abantu ukaza uzana iyo mikino wa muginga ibi babe calm down ajya ubaseriye man ubaseriye kandi je ndikuzira ibyo biryo hanze bagize je ni naka ibi biryo buzikize none se kandi bigenze bite ko ngende bivuye ibi biryo bivuye vugisha ukuri bivuye ntago ari ubize ndahatetse man aho tugira ingeso mbi man yese akuziko umutipa yasaze man mukanya bari hano wandakariye nawe uri kuzuzana ibintu ntazi ibyo ari byo none wisuzanye ibyo biryo bikuye babe ko ndi umushyitsi ngewe ariko man nyine ibiryo bikuye ndasohoka njya hehe se ngewe se ibiryo ngiye mvuye gutekera umuntu nese birabishyima ntabwo byari bihari muri nuzu nese ubonye wara muri gaze atari imaze guteka sheri oya be nyumva ntago ari ubwango ni iki nese ubundi cyose kibaye ikihe deja part hari hanze bajambe bateye induru ngo twarimye ku biryo nawe ugira uburyo ugakabya ugafata ibiryo ukabiteka bigahumura abantu bose paka byabaye ikibazo uri kumva nyine se sibyo mpamvu ntabwo wakwishinga inda y'abantu bose man uri kumva ubwo wowe rero nawe nimba uzajya uhora muri ibyo ngibyo none se mwatetse bikeya ikibazo cyabayemo babe banza umire urumva wajya ukamuka kumva ibyo ari kuvuga mugakemura ibyo bibazo genda uzane idifu dusangire cyangwa se ukarura ibyawe ukaba uri kurira hariya hirya njyewe se cyangwa uravuga ngo umusangire wowe wabinzaniye Ngero ndamugaburira nta kibazo nari nariye inzara dusangira untera Ugomba. nta kibazo kemura biriya bibazo mana sawa muryoherwa mwana nta kibazo mfite urumva wowe n'ubundi dore Yürü. Yürü. bitti bitti meze neza Urashyize urasohotse. Nshaka kumenyereye nyine ntabwo biba byoroshye Okay. Uye ku mazi isaka ariyo ndi kumva. nayanyweye mu yihe nzu ko mbona ari nyinshi ni hano wabonye se ibibazo byambayeho Ni ibibazo. sha nyine naje hano nyine rero kutabifatira hano
imfatira hano mama arenda kumerera nabi uramufite harya na mbe papa nawe nagiriye ubuntu nyine se gusa kuki wanze kumumugarira urumva nyine ntabwo nabwira mama nyine ko naje gusura umuhungu si ubyumva si ubwo ntabyo numva nese kuki utayimubwira ntabwo yabyumva si ubwo ako titi ubwo wabwira mama wawe ngo wagiye ngo gusura umuhungu ngo lockdown gusangayo ugiye kumarayo ino minsi yose vugisha ukuri okay wenda nabimubwira turi kumwe twicaranye nkamubwira nari nagiye gusura sheri ariko ntabwo namubwira kuri telefone ngo mama ngo iki urumva nyine ntabwo ari ibintu rwose bisa neza harya abageze hano usanga he umunsi bafungaga nyine nari naje twari dufitanye gahunda na sheri ko ndibuze kumusura saa yine naje nko mu ma saa 5 za nijoro oya saa 10 urumva turirirwa natwe dufite gahunda yo kwirirwa na nyine naje kumusura nyese wari ubiyobeye ko hari kuba inama ya minisitiri itegura imyanzuro kuki utatekereje ko hashobora kubaho lockdown cyane nawe waje wabipanze ko nje kugusaba ubufasha nari nje kukubwira ngo njajinge none se bafatiye imyanzuro nari ndi mu nama ya minisitiri ugomba kubitekereza ukavuga uti ahubwo reka ndindire njyewe nyuma y'imyanzuro bari butanga yego baba koko nyine ntabwo nari ndi mu myanzuro ntabwo nari mvaga ko byibuze ari buvuge ngo kwa kundi ngo gutaha isangahe byonyine sawa ntabwo iyo myanzuro nari nyiteguye rero gutaha nese ntibakubwiye abagabo bawe ko bro yababwiye abagabo banje ushatse se kuvuga iki ariko ushobora kuba utoroshye noneho nkara iyo umuntu ari kumbwira uduteshwa nk'utwo uri kumbwira uri kubyumva ngiye mpamagare mama wawe mubwire hejuru y'umuntu ntazi nise kuri ubu se reka nkubaze ko bifashe personal ntabifata personal hakubaye ikibazo cyangwa sheri wanjye ni sheri wawe no mu basore nkeneye ushaka umeze nk'umuntu wafushye buriya busore nakorera kaceceke nanjye kuvuga ibintu bitari ngombwa nyine ashobora kuba hari cyangwa uramukunda wabuze ukuntu bimubwira kandi ubu nabivuga mbivuge sore kaceceke nako umva nkubwire ikintu cyo bro yabwiye bari abasore bawe nuko hagize ikibazo cyakubaho ari twe byagarukaho kandi birumvikana uri kumwe n'abasore sinzi icyo bari kugutegura ubwo se bakunigiye mu nzu naravuze ko uri iwanjye mbabarira mbabarira none se uramubwira n'amazina yawe uramuha indangamuntu yawe ko ari ukumuha serivisi erega ikintu utazi hari kode y'abakobwa sibyo hari serivisi nagusaba nk'uko nawe wayinsaba cyangwa na murumuna wawe nk'uko na murumuna wawe yayinsaba cyangwa umushuti wawe cyangwa n'undi wese rega nta muntu umushuti banjye ntabwo bajya kwishyeshya sinzi ukuntu uri kubifata umva nkubwira ahubwo nta sherisi ugira w'iki so kumaze iki nubwo yaba hari tubyore umva nkubwire muri settings za telefone urumva habamo ahantu bagenda bagahindurira amajwi nagwaze ahubwo iyo serivisi niyo naza kugukorera noneho ukagenda ukabikora muri telefone y'umuntu umwe muba muri kumwe agahamagara akigira umugore naho ngewe rwose akareka ikize nyine ko wabifashe pasi serivisi ndi bukwemerere niyo ngiyo yego ahubwo niba ari umugabo wawe urimo hari umujyane nawe ariko ubundi ndi kubona wabifashe pasi ubwo se usanze ari bose ari nk'abanjye none wabajyana ariko ntabwo twapfa ubusa njye nawe uramangahe kwanza njyewe nta kibazo pe twabivugana reka byose bishira mu biganiro nyine uramangahe byose bishira mu biganiro twabiganira mpiyi poshete mbigukorera sibyo telefone yanjye nta poshete ifite ese ubuteye ko tudakoresha telefone imwe ibyo ntabwo bikureba mpiyi poshete mbigukorera fasha gutya cyangwa mama wawe yaragendesheje
ariko ntacyo nzagura Samsung bijyanye. Ntabwo ndi bukoresha telefone yanjye. Nise urakoresha yanjye iyawe. Turamubwira yuko njye nta mayinite mfite. Ndabanza muhamagare mubwire ko najya gusura umushuti wanjye bikamfatira nambwira mubwire mu atakubaza ngo mumenyere nk'umubyeyi ufite ikibazo. Ubundi se nubwo navugira ku ruhande nkavuga ni zana ibirayi duhate ntihita byumva kuri kumwe n'umukobwa atari ngombwa ko mubwira ibintu byinshi. ubu yari kumuvugishije nyine ababyeyi arakuntu bameze umuvugishije ashobora kumva atuje. Naribi uze kuza mbigukoreye cyangwa mbigukoreye none reka nze nyine ngende ngura amayinite nitonze ndashaka utuntu ugiye gukora ngende ibindi ntabwo bikureba nyine uze ngukoreye serivisi yawe. Iki se shobona urenze uri seriye uzarindira ugure telefone nese urana mfite igipapuro ubu nyine wabwiye ngo uzagura nzagenda nyikatisha bingana sauko nta serivisi itakiri ikiguzi sisime. Iki se kundeba ntabwo uzi ko bro wanjye abimenye yanyiruka n'ubu se wancumbikira wa bica